gusa mu minsi ishize nibwo bari banamuritse filime bavuga ko bagiye kujya bashyira hanze filime zigaruka ku buzima bwabo bwite. Turacyategereje ntabwo irajya hanze. Hari n'ibindi byamamare rero byagiye bitwara ibihembo bitandukanye nk'indirimbo yitwa ni Forever, ni indirimbo yabaye indirimbo ifite amashusho meza muri Afurika y'Iburasirazuba. By'umwihariko Alexis Muyoboke yabaye manager mwiza muri Afurika y'Iburasirazuba. Indirimbo yitwa ni Nasiri yatwaye igihembo cy'indirimbo nziza iramye ikanahimbaza Imana. Chris Easy yatwaye igihembo cy'umuhanzi uri kuzamuka neza muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ni ibihembo rero bazanye abantu benshi barabyishimiye cyane Ferdinand. Nta nubwo byari bisanzwe ko abahanzi nyarwanda bitabira ibihembo mpuzamahanga bakabasha kwegukana ko ari ibihembo bakoreye igihe kirekire kandi bishimiye kuba bizanye mu Rwanda. 2022 uyu nguyu rero bavugwaga mu rukundo kuko banaziranye kuva kera bakiri abana banigana mu mashuri yisumbuye. Bigeze kuvuga mu rukundo gusa ubwo Element yagiraga urugendo mu gihugu cya Kenya yatangaje ko ngo gushyira hanze indirimbo yitwa Kashe ngo ruko yayituye umukunzi we nyuma bakaza gutandukana agahita hitamo no kuyishyira hanze. Abantu rero bongeye kubitekerezaho cyane nyuma y'uko abo bombi bagiye ku mbuga nkoranyambaga bagasiba amafoto yabo bombi. Abantu bakavuga batari ko se kuki bakora iki kintu bahuriyeho bose kandi umuntu yaragerageza kubavugisha bose ntagire icyo batangaza. Gusa aba hafi bavuga ko ngo hari igikorwa bashobora kuba barahuriyemo cya muzika dushobora no kuzabona mu minsi iri imbere, nubwo aba bombi nta kintu barashaka kubitangazaho. Niba biri kugenda bivugwa n'ubundi hano iwacu ku mbuga nkoranyambaga. Ariko Ferdinand nyemerera ngaruke no ku bitaramo biri kwitegurwa hano iwacu mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu. By'umwihariko hari igitaramo kinini cy'umuhanzi witwa Crison Ndasingwa. Igitaramo wazamurikamo album yise wahozeho album launch kiriho amazina akomeye kuko hariho nka Papi Clever ndetse na Dorcas, ni umuryango ukunzwe cyane. Hariho kandi Aime Uwimana umuhanzi mukuru benshi barafatiraho nk'icyitegererezo. Harimo Josh Ishimwe, True Promises ndetse n'abandi. Igitaramo kiza ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatanu kikabera muri BK Arena. Hanyuma kandi uwitwa Diamond Platnumz yerekeje mu gace bita Pangen ni muri Tanzania n'ubundi bafite igitaramo kuri uyu munsi ahitwa kuri Sakura Ground. Yakiriwe neza cyane rero n'urufaya rw'amashyi menshi cyane. Turaza kubabwira uko biri buze kugenda ku mugoroba mu gitaramo cye. Hanyuma kandi nkomereze mu gihugu cya Nigeria yitwa Rude Boy, arazwi cyane amenyekanye cyane mu itsinda rya P-Square. Yifashishije imbuga nkoranyambaga zirasubiza abantu ari kumushyira ku gitutu ngo cyo kuba atari kurongora umukunzi we mushya witwa Ivy Ifeoma. Ni umukobwa w'imyaka 22. Ati mwishyiraho igitutu rwose vanga ndaza kubikora. Nyuma y'uko rero nguyu yatandukanye n'uwahoze ari umugore witwa Anita Okoye baje gutandukana rero abantu bakaba bakomeje kumushyira igitutu ati kukundana n'uyu mukobwa kuki mutari kubana. Yaje kubasubiza rero ati vuba ahangaha rwose muraza kubibona. Hanyuma kandi Ferdinand muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kuvugwa amakuru menshi ariko cyane cyane witwa Jennifer Lopez ndetse n'umugabo witwa Ben Affleck. J-Lo yagiranye ikiganiro n'igitangazamakuru bita The Rolling Stone aza kuvuga uburyo ngo abangamirwa cyane n'uburyo uyu mugabo witwa Ben Affleck ngo anywa itabi cyane. Avuga ko ngo yamuhaye amategeko harimo nko kuba atazongera kunywa itabi imbere y'abana. Ibyo ngibyo rwose ngo ari kubyubahiriza cyane, ariko ngo yigeze kwihakanya ko kubara amasegereti atumura iyo bari kumwe ngo yananiwe ataramenya umubare wayo. Bivuze ko rero ngo aka kageso k'uyu mugabo we karamubangamira cyane, nubwo abenshi batabyakire neza kuri commentaire batanze kuri icyo kiganiro bavuga bati aho nta mabanga y'urugo ntabwo wari ukwiye kuyamenera ahangaha. Ati kuko Ben Affleck arazwi cyane ko akunda itabi. Ati nawe mwagiye gukundana ubibona ntabwo wari ukwiye kubigarukaho cyane. Hanyuma uwitwa Megan Fox akina filime ndetse yanamenyekanye cyane mu rukundo n'uwitwa Machine Gun Kelly. Ari inama yagiriye bashiki bacu ngo bashaka kuba hari icyo bageraho cyane muri uyu mwaka 2024. Yababwiye ati muhagarike gutakaza imbaraga zanyu ku basore. Ati kuko nta kindi kintu ngo bashobora kuba bakorera usibye kubabariza umutima ndetse no gutuma mutagera ku nzozi zanyu. Ibi ngibi nabyo bitangaje igitangazamakuru bita E-News. Ubwo rero bamubwiye bati nk'umwe mu bagore bafite bavuga ari kijyana ndetse barafite abakobwa babareberaho tigira inama wagira umukobwa ushaka kugira ikintu ageraho muri uyu mwaka. Ati akenshi dutakaza umwanya mu rukundo cyane cyane ku basore ndetse n'abagabo. Atari ko hari igihe batatubera abana beza bakatubabaza. Ati cyo nabagiraho inama rero ni ugushaka ibibahuza ndetse bakanakora uko bashoboye kose kugira ngo inzozi zabo zizabe impamo. Gusa igitangaje nuko witwa Machine Gun Kelly yahise ajya nko ku mbuga nkoranyambaga agatanga igitekerezo avuga ati nibyo rwose bwiriza. Abantu benshi baravuga bati abangaba ko twumvise amakuru avuga ko batandukanye. Ati kubera iki bikimeze gutya. Gusa rero ubundi uyu witwa Megan Fox yavuze ko nubwo batandukanye ngo agira inshuti ye kandi bafite n'akazi bagiye bakorana badateze kuzatandukana. Ariko ibyo avuga ntabwo ariko bigomba gukurikizwa nk'ihame ngo abantu ntabwo ari nk'ihame babireke, ahubwo abantu ni ukujya mu bintu bafite nyine ibintu bihamye, ibintu bifatika, ibintu bifite intego, bifite icyo bigomba kugira
umusaruro cyane uyu nguyu yabigendanishije n'ibyamubayeho kandi ntabwo ikintu kiba cyarabaye ku muntu ntabwo inkuru z'urukundo z'abantu ziba zisa mu by'ukuri. Ntekereza ko yabyiyegerejeho cyane, ni nabyo bitekerezo wasangaga abantu benshi bagiye batanga kuri iyo nkuru. Yego, hanyuma kandi twikomereje ibitaramo bya Coachella byarabaye ari weekend y'akataraboneka cyane, birimo biraniziza imyaka 25 bimaze biba, hagiye hagaragaramo udushya twinshi ndetse n'udukoryo twinshi, by'umwihariko kongera kubona Justin Bieber kuri stage byari byagatangaza nyuma yuko abafana benshi bari bamaze igihe bamukumbuye, ariko ibyagatangaza cyane nuko yanasangiye urubyiniro na Tems, umuhanzikazi w'umunyafurika wo mu gihugu cya Nigeria. Ubu ngubu hanagiye hagaragara ibindi byamamare bikomeye cyane byatunguranye, harimo nka ba Shakira bagaragaye bari kwishimira performance ya Doja Cat na Ice Spice. Ariko kandi ubwo indi weekend ikomeye cyane karundura niyo ku itariki ya 19 ndetse kugeza ku itariki 21 n'ibitaramo bizagaragaramo n'ubundi abandi bahanzi ndetse n'abahanzikazi bakomeye cyane ku isi. Riserukiramuco rimaze kuba ubukombe cyane, rikunda kugaragaramo ibyamamare bikomeye ku isi muri rusange. Hanyuma ikindi kintu twabwira abantu nuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko ibyamamare biri kugenda byagaruye wa muco wo kubwirana mu ndirimbo, nyuma y'uko minsi yashize twavugaga kuri ba Kendrick Lamar ndetse na ba J Cole. Ubu noneho ugezweho ni Chris Brown ndetse n'umuraperi witwa Quavo. Ntabwo byari bisanzwe ko umuririmbyi ashobora guhana n'umuraperi. Abo bombi noneho witwa Chris Brown nyuma y'uko yashyize hanze izindi ndirimbo 11 ziyongera kuri album yasohoye umwaka ushize, harimo indirimbo yitwa Freaky, bivuga ko ngo yibasiraga umuraperi witwa Quavo. Uyu muraperi nawe yanze kuripfana, rero yahise asohora indirimbo asubiza cyane uwitwa Chris Brown. Nta kindi bari gupfa, aba bari gupfa umukobwa, kubera ko ari umukobwa witwa bamwita Kerueche Tran. Uyu nguyu yigeze gukundana n'umuraperi witwa Quavo ndetse yakundanaga na Quavo yarahoze akundana na Chris Brown. Nyuma rero aba bombi nicyo kintu kiri gutuma bahana cyane. Witwa Quavo mu ndirimbo yasohoye yavuze ati wowe ihohotera ishingiye ku gitsina nibyo bikuranga ati kuko abagore bose mwagiye mukundana byagiye bigaragaza ko wagiye ubahohotera. Abantu baranibuka ihohotera yakorewe witwa Rihanna, bikaza no kumugiraho ingaruka cyane aho yamukubitaga ubwo bakundanaga muri 2018. Ibingibi rero witwa Quavo yabishyize mu ndirimbo yitwa Tenda. Abantu benshi bari kuyikunda cyane kuko nyuma y'uko igiye hanze imaze kurebwa cyane ndetse ikagenda nagaruka ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane zitondeka imiziki, bigaragaza ko rero ibintu by'ama diss tracks cyangwa se ibyo kubwirana binyuze mu ndirimbo muri Amerika bongeye kubibyutsa cyane. Ferdinand.